dutanye agafilimi kacu n'umukobwa bita Linda mu isanduka twabonagamo umukobwa bita Liza. Barakwereka ako kanya se avuga ati ntabwo uriya mugabo wanjye ntabwo wari kumunywa, ntabwo yari akubereye. Barakwereka ako kanya se aca umugozi wari ushumitse ku isanduka ahita ayohereza mu manga. Barakwereka mu isanduka hari harimo wa mukobwa, barasa neza neza, ni impanga yiwe. Barakwereka umukobwa yamanutse aserebura isanduka yohereje mu manga. Barakwereka ako kanya yahise akata ahita yisubirirayo, akazi kiwe arakarangije. Yewe gamana abakobwa bacu b'ino minsi imitima bafite mbega ukuntu imeze. Barakwereka wa mukobwa yaraje mu modoka atangira kwitunganya ati ubundi uriya mugabo weho ntabwo yari akubereye. Barakwereka ukurikirane agafilimi kacu uze kureba ukuntu birangiye. Barakwereka umukobwa akomeje kuvuga ati uriya mugabo ku ino saha ubu ndamutsindiye, ubu ngubu agiye kuba urukundo rwanjye. Umukobwa yatangiye guserebura atangira kwishima bigaragara ko afite akamwenyu. Barakwereka ako kanya imodoka yiwe yahise icaho. Barakwereka batugaruye hahandi wa mukobwa wacu Liza aho yikubise muri ya manga. Barakwereka ako kanya amazi yahise amwikubitaho, umukobwa wacu ahita akanguka. Twavuga ati Imana ishimwe. Barakwereka umukobwa yakangutse atazi ahari, atangira kwibaza ati ni ibiki byambayeho. Uko bigaragara ni umuntu wavunaguritse cyane. Barakwereka umukobwa yatangiye ariko n'utubaraga dukeya cyane ataka ati ibi ni ibiki byambayeho. Umukobwa aribaza ati ni ibiki umukobwa byambayeho wacu n'utubaraga byamuyobeye. dukeya Aravuga n'agahinda ati kenshi ariko impanga yatangiye yanjye niyo kweguka yankoreye ibi n'imbaraga bintu, nta nkeya wundi cyane. muntu Umukobwa wankorera ibi wacu bintu. barakwereka yaregutse ariko yakomeretse cyane. Yatangiye kureba aho yakomeretse uburyo byagenze, niba yakomeretse cyane ariko yakomeretse byahatari. Yakomeje kwireba. Umukobwa yatangiye kwibaza ati ndagera mu rugo noneho gute, aha hantu ndahava gute. Barakwereka ni ibintu bigoranye ku muntu wakomeretse gutya. Barakwereka umukobwa yafashe umwanzuro atangira gucumbagira n'uturaga dukeya. Barakwereka ya sanduka yacu yangiritse yamenaguritse. Barakwereka umukobwa yafashe urugendo atangira kuva mu mazi. Barakwereka Liza yageze mu rugo iwiwe. Yageze mu rugo iwiwe. Barakwereka umukobwa yatangiye kwiruhutsa ariko ako kanya arebye hari icyo yabonye atangira kureba ko ntawumubona. Yahise afata telefoni ahita yihisha mu iguni aho ngaho. Barakwereka Linda yahise avayo n'ibyishimo byinshi ati uwanjye namutsindiye. Barakwereka Linda yageze aha ngaha ahita yikuramo imyenda ariko ako kanya hahise havayo umugabo Mike. Mike yahise avayo ahita asanga Linda ariho arikuramo imyenda. Twe tuzi ko ari Linda ariko wiwe azi ko ari Liza. Liza ako kanya yahise asohoka ahita afata telefoni atangira gufotora. Barakwereka Mike nawe yatangiye kubaza umukobwa ati kubera iki watinze. Umukobwa nawe ati nyine nagize akabazo bituma ntinda ariko nta kibazo nyine. Barakwereka umukobwa yatangiye gukarangira umugabo wiwe akanyobwa. Ni ibintu bitari bisanzwe. Umugabo we ati ibi bintu uri gukora ni ibiki. Umugabo yatunguwe nyine. Umukobwa aramubwira ati nyine urabona njyewe nta kibazo, ati ndi muzima nta kibazo ufite. Barakwereka umukobwa yakomeje gukarangira akanyobwa umugabo. Ni ibintu umukobwa atari asanzwe akora. Turagusaba weho uri gukurikirana ino filimi yacu, turagusaba kujya gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa filimi nk'izi ngizi. Barakwereka Liza aho ari nawe ari gufotora.
barakwereka umukobwa yakomeje kubwira umugabo ati ariko njyewe ati nyine uyu munsi ni uku nguku meze, ni iyi myitwarire mfite, ati none se ntabwo wabikunze? Barakwereka umukobwa yahise yohereza umugabo ku gitanda ati ibi ngibi nibwo buzima nshaka nanjye hari kubamo. ibyo nabo Barakwereka bari umukobwa barimo, wacu yarekeye barakwereka hari aho ibintu ngaho barangije gufotora, ahita gukora avuga ati abantu bakuru, ngiye namwe kugukorera nanjye mwabibonye ibyo ibintu ari byo. Umukobwa bitabaho. yatangiye kumubwira ati Barakwereka se ntabwo umukobwa byari wacu byiza, nawe ati ntabwo yagize wabikunze, umugabo umujinya. ati Barakwereka nabikunze hafi cyane. aha ngaha Barakwereka mu nyine cyumba. umugabo uburyo umugore we ari kumwitwaramo, umugabo yatunguwe. Barakwereka umukobwa yakomeje kumwegera ahita amusoma ku itama, niba ari ku itama niba ari ku gutwi nk'uko mubibonye. Barakwereka umukobwa yakomeje kumubwira ati njyewe nyine urabona nari naragoswe, ariko nyine uyu munsi numvise ko biriya bintu atari sawa. Barakwereka umukobwa yafashe agakanzu abwira umugabo ati aka gakanzu niko ngiye kwambara, ni keza cyangwa? Barakwereka umugabo yahise amubwira ati ako gakanzu nta kibazo rwose, ni keza. Umukobwa yahise avuga ati reka mbe gashyize hano ndaje ntacyo mwambare. Umukobwa yaramubwira ati ndabona ngiye kujya ku isoko, hari ahantu ngiye kujya ndahita ariko garuka, ntago ndi buze gutindayo. Umukobwa yakomeje gukarangira umugabo wiwe, ni umukobwa uriho witwara mu buryo budasanzwe Mike atarazimo. N'umukobwa yinjiye mu cyumba ariko ahita abwira umugabo ati enda fasha iyi sume Mike nawe ariho arimeza neza, ibyo avuyemo natwe twabibonye, yariho arambara neza, ariko umukobwa nawe yakomeje kureba iyo bogari, umugabo we nawe akamwitegereza ati ariko uno mugore. Umugabo yahise yegera ahangaha akomeza kumureba, azi ko ari Liza, ariko Liza twebwe twamubonye ahantu ari, ariko uyu nguyu turabizi ko ari Linda. Barakwereka umugabo yahise acaho, umukobwa nawe akomeza kumwitegereza, ariko umukobwa yahise yegekaho. Barakwereka Liza nawe aho ari yariho aritegereza ibiriho birabera hano mu nzu. Barakwereka Mike nawe yaciyeho kuri uruhande, Liza nawe ahita avayo muri cya cyumba bari barimo. Liza yakomeje kwirukanka agana muri cya cyumba, ahita akingura yinjirayo, ntabwo ashaka ko hari umuntu uri buze kumenya ko ari ahangaha. Yarinjiye ariko agira agahinda kenshi ati ndamwica uko biri kose nanjye. Barakwereka yahise yumva umuntu aje yinjira muri icyo cyumba.